ngubu abavandimwe b'abakongomani iyo dukorana usanga twese turi bamwe nta kibazo kirimo. Batwigisha gukora ubucuruzi mu mahoro, niyo mpamvu niyo haba haje amakimbirane twebwe tuyirinda uko tuzi icyo twize. Mujawimana Hasina n'Ikimanizanya Antoinette, bamwe mu bagore bamaze igihe kinini bakora ubucuruzi buto bwambukiranya umupaka, bagaragaza ko kuva aho Kivu y'Amajyaruguru iboneye ubuyobozi bushya, ihutazwa rya hato na hato bakorerwaga bari mu kazi kabo ryarangiye. Ubu ngubu abavandimwe b'abakongomani iyo dukorana usanga twese turi bamwe nta kibazo kirimo, taretse izi mpungenge z'ibibazo bagize, niyo mpamvu usanga mbese ibintu bitarimo kugenda neza, ariko ubundi bisanzwe twari tumeranye neza nta kibazo dufite. Ntaho dukumirwa kuya gucururiza, ikindi nta saha tugira yo gutaha, turacuruza tugataha nimugoroba. Nubwo bishimira izo mpinduka, ariko abagore bari muri ubu bucuruzi basanga hari ibikoma mu nkokora ubucuruzi bwabo bwambukiranya umupaka. Uvuga ngo dukora umurongo ushobora kuhagera saa moya ukahava saa tanu, icyo gihe ubucuruzi bwawe buba bwamaze kwangirika. Uruhande rwacu mu Rwanda ni umurongo muremure, ushaka uburyo twakwihuta, nubwo batwongereho ku mpapuro za CPGL, ariko umurongo uracyari wa wundi. Nibakosora biriya by'umurongo kuko usanga ari n'abakecuru bahagarara, ugasanga nk'umuntu arwaye umugongo kubera guhagarara cyane n'amasaha maremare ku mupaka, ugasanga umuntu ararwaye kandi ararembye. Hari benshi usanga bakikubita hasi kubera guhagarara cyane bitewe n'uriya murongo. Ubwo bari mu biganiro byo kureba intambwe yatewe n'abari mu bucuruzi buto bwambukiranya umupaka, by'umwihariko abagore n'urubyiruko ku bufasha bwa Mupaka Chambaret, abakora ubucuruzi bashimiwe umuhate wabo ndetse bizezwa ubuvugizi ku bakiri imbogamizi, nk'uko bigarukwaho na Padiri Rutakisha Jean Paul, umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diocese Gatolika ya Nyundo, umufatanyabikorwa wa Mupaka Chambaret. Mwumvise umurongo muremure batonda hariya bikamara n'amasaha menshi bari ku murongo. Ndumva rero icyo ngicyo dufatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe n'ubundi abinjira n'abasohoka, tuzareba ukuntu rwose byajya byihutisha. Ahandi bagaragaje imbogamizi ni ku bijyanye no hakurya hatari hanoga neza, ndahamya ko byo n'akanya gato bigahinduka, ntago bizatinda. Ku bindi bijyanye n'inguzanyo, icyo tubasaba ni kimwe, ni ubwisungane, ni ukuba ari koperative, nta kindi, nta ngwate. Ibyo rero tuzakomeza gukorana nabo, ariko nabo ubwabo bagomba kubigiramo uruhare, kandi urabona ko bari mu nzira nziza, turanabyishimira. Koperative zirakora neza, baracuruza, barunguka. Muri iki gihe amasaha yo kwambukiranya umupaka wa Rubavu Goma yiyongereye, byatumye urujya n'uruza rwambukiranya umupaka rwiyongera. None magingo aya nibura ku munsi hambuka abantu basaga 50,000. Uwamahoro Jeanne, mu karere ka Rubavu.